بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. turakomeza dukora reviziyo mu gitabo Taysiru Mustalih al-Hadith, aho tugiye gukomereza ku byo twari turi kwiga bijyanye na kayfiyatu sama'i cyangwa se kayfiyatu tahammul al-hadith, uburyo abakiraga hadithi bazakiraga, ndetse wa kayfiyatu al-ada, uburyo bazigezaga ku bandi. Mbibutsa ko iki kiganiro turimo cyangwa se iri somo turimo ni isomo rijyanye n'icyo bita al-muraja'a, cyangwa se ni igice turimo kijyanye no gusubiramo ibyo twize. Nta masomo mashya turi kuvuga ahangaha, uretse ko turi kugenda dukora kwanza reviziyo y'ibyo twize mu bihe byagiye bitambuka. Niyo mpamvu rero nta bishya turi kuvuga, uretse ko ibyo turi kuvuga byose ari ibyo twarebeye hamwe mu masomo yagiye atambuka mu minsi yashize. Ubwo turaza gukomereza ku cyo bita mata yustahabbu al-ibtida bi sama'i al-hadith. Ni ryari byabaga ari byiza ku bamenyi ko batangira kujya kumviriza hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-muallif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo Allah mugirire impuhwe yanditse agira ati: qila yustahabbu an yabtadi'a at-talibu bi sama'i al-hadith fi sinni 30. Byavugaga ko byabaga ari byiza ko imyaka myiza yo kujya kumviriza hadithi yabaga ari imyaka igera kuri 30. Wa alayhi ahlu Sham, iyo ni imvugo y'abamenyi bari batuye Sham, niko babibonaga. Wa qila fi sinni al-20, hari n'ababonaga ko byabaga ari byiza ko imyaka myiza yo kujya kumviriza hadith yabaga ari imyaka 20. Wa alayhi ahlu al-Kufa, iyo niyo mvugo y'abamenyi ba Kufa. Wa qila fi sinni al-10, hari n'ababonaga ko imyaka 10 yari yo myaka myiza yo kujya kumviriza hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa alayhi ahlu al-Basra, iyi ni nayo mvugo y'abamenyi bari batuye i Basra. والصواب في الأعصار المتأخرة التبكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه. imvugo abamenyi baje nyuma baje kwemeza ko ari na mvugo ifite imbaraga muri izi mvugo zose, nuko imyaka myiza yo gutangira kujya kumviriza hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni igihe umwana yashoboraga kuba ageze igihe cyo guca akenge no kumva neza ibiri kuvugwa. لأن الحديث منضبط في الكتب, kubera ko hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyuma y'ibinyejana 5 bya mbere zari zaramaze guteranyirizwa mu bitabo neza, nta kibazo gishobora kuba cyagira gute cyapfa kuba cyavuka. Ibyo twari twabisobanuye mu somo mu gice cya mbere twari tumaze kuvuga. Tukomereza kuri mas'ala yindi ivuga iti: hal li sihhati sama'i as-saghiri sinnun muayyana, ese umwana mutoya kuba yatangira kujya kumviriza hadithi haba hari imyaka runaka igenderwaho abamenyi ba mustalah al-hadith baba barashyizeho? Qala al-muallif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo Allah mugirire impuhwe agira ati: haddada ba'd al-ulama dhalika bi 5 sinin. Bamwe mu bamenyi babonaga ko imyaka 5 iyo umwana yigejeje ari yo myaka yo gutangira kujya kumviriza hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa alayhi istaqarra al-amalu bayna ahli al-hadith, iyi ni nayo mvugo abamenyi benshi bagenderagaho ko gutangira kumviriza hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu bihe by'abamenyi bakiraga hadith baheraga ku mwana w'imyaka 5. Kumva kwe niko kumva kwahabwaga umwanya ndetse kukanahabwa ikuzo n'agaciro. Fa inna baravuga bati wa alayhi istaqarra al-amalu bayna ahli al-hadith, ni nabyo abamenyi ba hadithi bahaye agaciro cyane. Wa qala ba'dhum, abandi bavugaga ko as-sawabu i'tibaru at-tamyiz, abandi bamenyi bavugaga ko igifite imbaraga ari igihe umwana ageze igihe cyo guca akenge. Iyo umwana ageze igihe cyo guca akenge, kumva kwe guhabwa umwanya, ntabwo ari mpaka kuvuga imyaka 5 cyangwa 6 cyangwa 7 cyangwa 4. Igihe cyose umwana aciye akenge, niyo yaca akenge ku myaka 4 bihabwa agaciro. Fa baravuga bati: fa in fahima as-saghiru al-khitaba wa radda al-jawaba kana mumayyizan sahiha as-sama' wa illa fala. Abamenyi bakagira bati umwana iyo yageraga igihe cyo kubasha kumva ibyo abwiwe akabyumva neza, agashobora no gusubiza igisubizo kijyanye n'ibyo abwiwe, iki gihe kumva kwe kwabaga ari kumva gufite imbaraga kandi kwiza kudafite ikibazo.
naho iyo umwana yabaga ataragera kuri iki kigero cyo kuba ushobora kugira icyo umubwira ngo akumva asobanukirwe icyo umubajije, iki gihe nta nubwo kumva kwe kwahabwaga umwanya mu kuba yajya kumviriza hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngo agire abandi azigezaho. Wa hadha huwa as-sawab nkuko Sheikh abivuga umwanditsi w'igitabo, ari nayo mvugo ya Ibn Salah ko ikirebwa ni at-tamyiz, umwana guca akenge no kuba igihe umubajije ashobora kumenya icyo umubajije akabasha no gusubiza. Naho kugendera ku myaka ngo 5 cyangwa ingahe, abamenyi allalu hadha al-qawl, imvugo bagaragaje ko ari imvugo ifite uburwayi, kubera ko hari abana bagira imyaka 5 kandi kumva ko abo kugifite ikibazo, ndetse ushobora kugira icyo umubaza ntasobanukirwe n'ibyo umubajije. Wakadhalika hari n'abaca kenge bafite imyaka 4, bityo rero nta myaka ifatirwaho y'itegeko, ahubwo ikirebwa ni at-tamyiz, kuba umwana ashobora kuba yasobanukirwa icyo umubwiye, wa yuhsinu al-jawab, akaba yabasha no gusubiza bijyanye n'icyo wamubwiye. Al-mabhath athani, dukomereza nanone kuri mabhath ya kabiri ivuga iti turuq at-tahammuli wa siyagh al-ada, inzira zajyaga zikoreshwa noneho mu kwakira hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa siyagh al-ada, n'uburyo zasomwaga hadithi kugira ngo tumenye ngo iyo yisomye gutya aba yayikuye muri iyi nzira. No kuvuga ngo hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam abamenyi bazitayeho ku buryo bashyizeho n'inzira zifite imbaraga. Iyo umuntu yabaga ari zo yanyuzemo ajya kwakira hadithi, icyo gihe hadithi ze zabaga zifite imbaraga. Bagaragaza n'izindi nzira ko igihe umuntu ari zanyuzemo, icyo gihe hadithi azanye zabaga zifite imbaraga nkeya. Bagaragaza n'icyo bita siyaghul ada, imvugo umumenyi yakoreshaga tukamenya yuko yakoresheje iyi nzira muri izo nzira zose tugiye kuba twavuga. قال المؤلف رحمه الله umwanditsi w'igitabo Allah mugirire impuhwe aragira ati طرق التحمل cyangwa se طرق التحمل الحديث 8, inzira abamenyi banyuzemo bajya kwakira hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam zari inzira zigera ku 8. Wa hiya zari zihe? iya mbere as-sama'u min lafdhi ash-shaykh, nuko habagaho icyitwa as-sama'u min lafdhi ash-shaykh, aho umuntu yagendaga akajya kwa shekhe we akicara, yarangiza shekhe akamusomera, shekhe agasoma, wowe uri kumviriza we waje kwakira hadithi. Iyi nzira bayitaga as-sama'u min lafdhi ash-shaykh, kumviriza shekhe ari gusoma wowe ucecetse. Inzira ya kabiri al-qira'atu ala ash-shaykh, nuko umunyeshuri we wasomeraga shekhe, umunyeshuri niwe wasomeraga shekhe, shekhe we acecetse ntacyo ari kuvuga cyangwa se akamukosora aho biri ngombwa. Icya gatatu al-ijaza, al-ijaza iyi nayo ni inzira yakoreshwaga mu kwakira hadithi. Turaza kugenda tuzisobanura imwe kuri imwe. Iyo ni ya gatatu. Ya kane yakoreshwaga niyo bitaga al-munawala, iyi nayo turaza kwisobanura. Iya gatanu yari inzira yitwa al-kitaba, nayo turaza kuyivugaho. Iya gatandatu yari inzira yitwa al-i'lamu. Iya karindwi yari inzira yitwa al-wasiyya. N'iya munani yari inzira yitwa al-wijada. Izi nzira zose 8 nizo nzira abamenyi bise turuq at-tahammul, nizo nzira zakoreshwaga mu kugira ngo umuntu yakire hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. قال المؤلف رحمه الله umwanditsi w'igitabo Allah mugirire impuhwe aragira ati وسأتكلم على كل منها تباعا باختصار, ndaza kugenda mvuga ngo buri nzira nyivuge ariko mu buryo bw'incamake, مع بيان الفاظ الأداء لكل منها, na buri nzira aragenda ngo agerageza kuvuga uburyo bakoreshaga iyo babaga batangaza hadithi biciye muri iyo nzira imwe muri izo nzira zigera ku 8 zose. Avuga ati biikhtisarin ayda, nabwo araza kugerageza gukora incamake, ntabwo ari buze kurondogora cyane. Inzira ya mbere tuvuga, nibutsa ko ibi turi kuvuga nibyo twarabyize, nta gishya turi kuvuga, ahubwo ni mimbabil mudhakara, turi kugira ngo dukore revision ku masomo yagiye atambuka, kugira ngo tuzabone kujya ku somo rya 41 twabanje gukora revision ku masomo yose yatambutse. Inzira ya mbere mu nzira abamenyi bakoreshaga bakira hadithi ni inzira abamenyi bise as-sama'u min lafdhi ash-shaykh, kumviriza shekhe ari kuvuga nawe wumviriza. Aho umunyeshuri yagendaga akicara akumviriza shekhe akamusomera hadith, usoma yabaga ari shekhe. Reka tuze tubivugeho. Suratuhu, ishusho yabyo byabaga yemeze bite? An yaqra ash-shaykh, shekhe niwe wabaga ari gusoma, wa yasma'a at-talibu, umunyeshuri ari kumviriza. Sawa'un qara'a ash-shaykh min hifdhihi aw kitabihi, yaba shekhe ari gusoma mu gitabo cye ari kureba cyangwa se agasoma mu mutwe ibyo yafashe mu mutwe. Wa sawa'un sami'a at-talibu wa kataba ma sami'ahu aw sami'a faqat wa lam yaktub,
yewe ndetse umunyeshuri wumviriza izi hadithi yaba ari kumviriza nandika cyangwa atandika. Ibi byitwaga as-sama'u min lafdhi shaykh. As-sama'u min lafdhi shaykh byabaga bimeze bite? Nuko sheikh yasomeraga umunyeshuri, sheikh yaba ari gusoma ibyo yafashe cyangwa se agasoma ari kureba, yewe n'umunyeshuri yaba ari kwandika mu gihe ari kumva cyangwa atari kwandika, madama sheikh ari uri gusoma. Ibi byitwaga as-sama'u min lafdhi shaykh. Iyi ni nayo nzira ya mbere abamenyi bakoreshaga mu kwakira hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukajya kwa sheikh ukamubwira uti hadithni, ndagusaba ko wampa kuri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, nawe agatangira akakubwira uti haddathani fulanun haddathahu fulanun an kugeza kuri ku musahaba kugeza ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Iyi nzira rero yitwaga as-sama'u min lafdhi shaykh. Nukuvuga ngo sheikh niwe wasomaga umunyeshuri we acicitse, ya umunyeshuri ari kwandika cyangwa se atari kwandika, ariko wabaga ari gusoma hangaha yabaga ari inde, yabaga ari sheikh. Umwanditsi rahimahullah agakomeza agira ati rutbatuhu, urwego ino nzira yabaga ifite mu nzego zo kwakira hadithi. As-sama'u, aragira ati as-sama'u a'la, aravuga ati as-sama'u a'la aqsam turuq at-tahammul 'inda al-jamaahir. Abamenyi benshi ba hadith babona yuko ubu buryo nibwo buryo buruta ubundi bwose. Nukuvuga ngo kugenda ukajya kwakira hadithi kwa sheikh akaba ari zikubwira wowe utari kuvuga ucecetse. Alfadhu adaihi cyangwa se alfadhu al-ada, uburyo uwabaga yakiriye hadithi muri iyi nzira yazitangazaga ni gute? Icyambere aravuga ati قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي. أرفقتي ubundi abamenyi baje nyuma nkaba Ibn Salah ndetse na Ibn Hajar ndetse na al-Imam an-Nawawi ndetse n'abamenyi nkaba as-Sakhawi ndetse nkaba al-Iraqi, abamenyi bose bataraza ngo bashyireho alfadhu ziri makhsusa cyangwa se bashyireho imvugo zikoreshwa kuri buri nzira muri za nzira umunani twavuze. Ubundi kera, ubwo bavuze ngo kera, ni ku gihe cy'abatabi'in, ku gihe cy'aba Imam Malik, ku gihe cy'aba Imam Ahmad, ku gihe cy'aba Imam Shafi'i, ku gihe cy'aba Bukhari, Muslim. Ubundi kera uwabaga yakiriye hadithi muri ubu buryo akajya kwa sheikh akaba ari uzimubwira wacecetse, ibyabaga byemewe ko yavuga ati haddathani, cyangwa se akavuga akhbarani, cyangwa akavuga sami'tu, cyangwa akavuga qala li, cyangwa akavuga dhakara li. Ubu buryo bwose bwabaga bwemewe, ariko bano bamenyi baje nyuma bahise baza none ibintu barabihindura. Baravuga bati wowe mu gihe wakiriye hadithi muri iyi nzira ni wowe uvuga utya, uyu wakavuga utya, uyu wakavuga utya. Kuri za nzira zose umunani buri nzira bagiye bayihereza uburyo butandukanye n'ubundi. Ariko kera wabaga yakiriye hadithi mu buryo bwa sama'u lafdhi shaykh, yagiye kwa sheikh akamwumva ari gusoma nawe yumviriza, yabaga ashobora kuvuga haddathani, cyangwa akavuga akhbarani, cyangwa akavuga qala li, cyangwa akavuga sami'tu, cyangwa akavuga dhakara li. Byose yabaga ashobora kuba yabivuga kandi ntacyo bitwaye. Umwanditsi agakomeza agira ati وبعد أن شاع تخصيص بعض ألفاظ لكل قسم من طرق التحمل صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي. أتاريكو nyuma yaho noneho baje kubihindura kuri buri nzira bagenda bayihereza imvugo umuntu agomba gukoresha igiye itandukanye n'iyindi. Aragira ati lisama'i min lafdhi shaykh, wabaga yumvisha sheikh asoma we atari kuvuga yajyaga avuga sami'tu, nibwo tumenya ngo yakoresheje buno buryo bwa mbere bwo kumviriza sheikh ari uri gusoma. Yajyaga avuga sami'tu cyangwa akavuga haddathani. Hanyuma icya kabiri lil qira'ati 'ala ash-shaykh, naho kujya gusomera sheikh noneho ho umuntu yaravugaga akhbarani. Iyo umunyeshuri yabaga ari wasomye sheikh ari kumviriza, umunyeshuri yatangazaga hadithi yavugaga ijambo akhbarani, tukamenya ko yakoresheje uburyo bwo kuba ari wasomye atari sheikh wasomye. Icya gatatu lil ijaza, iyo yabaga wakiriye hadithi yazakiriye mu buryo bwa ijaza yavugaga anba'ani, yavugaga anba'ani. Hanyuma lisama'i al-mudhakara, iyo uwakiraga hadithi yabaga yazigezeho mu buryo bwa al-mudhakara, bari kwibukiranya hadithi yakoreshaga ijambo qala li cyangwa akavuga dhakara li. Izo ni imvugo ebyiri zifashishwaga mu buryo bwa mudhakara. Urabona ko izi mustalahat cyangwa se izi terme zashyizweho nyuma, ariko kera kugiye cyaba Imam Malik nta byari biriho. Kera kugiye cya Imam Malik uwabaga wese yagiye kwa sheikh akamwumvaho hadith sheikh ari uyivuze,
umunyeshuri yashoboraga gukoresha hadathani cyangwa se sami'tu cyangwa akhbarani cyangwa dhakarali cyangwa qalali cyangwa anba'ani, byose yashoboraga kubivuga. Ariko nyuma y'imyaka 500 abamenyi baje nyuma bagiye bashyiraho kuri buri tariq, kuri buri nzira umuntu yakiriyemo hadith bagiye bashyiraho sigha iri makhsusa, cyangwa se bagiye bashyiraho imvugo y'umwihariko kuri wowe ugomba kugira gute gukoresha. Iyo rero ni inzira ya mbere ariyo yitwa as-sama'u min lafdhi shaykh. Umunyeshuri yajyaga kwa sheikh akaba ari umusomera hadith, umunyeshuri acecetse, haba sheikh ari gusoma areba mu gitabo cyangwa se asoma mu mutwe, yewe nawe munyeshuri waba uri kumviriza wandika cyangwa utandika, ibi byose byitwaga as-sama'u min lafdhi shaykh, madama uri kumviriza sheikh ari uri gusoma. Ubwo nabwo buryo bwa mbere buruta ubundi buryo bwose hadith zanyuragamo. Iyo umuntu yagendaga akakira hadith muri ubu buryo bwabaga ari bwo buruta ubundi buryo bwose. Twavuze ko izi nzira bakoragamo hadith zari inzira zigera ku 8. Iyo ni ya mbere. Inzira ya kabiri niyo abamenyi bise al-qira'atu 'ala ash-shaykh. Noneho umunyeshuri ahangaha niwe wasomaga al-qira'atu 'ala ash-shaykh. Iki gihe noneho umunyeshuri niwe wagendaga agasomera sheikh ari kumviriza. Wa yusammiha aktharu al-muhaddithina 'ardan. Ubu buryo abenshi mu bamenyi ba hadith babwita 'ard cyangwa se al-'ardu. Al-'ardu babaga bashaka kuvuga ko ni wowe wagiye usomera sheikh. Kadhalika n'abari mu bigisha Qur'an hari gihe usanga bagenda bakoresha imwe muri izi nzira ebyiri. Hari gihe usanga yashaka kugusomesha asoma ugasubiramo, iyo asoma ugasubiramo ibi byita sama'u lafdhi shaykh, ni ukuvuga ngo uramwumviriza nawe ugasubiramo. Hanyuma noneho hari n'uburyo bwa al-qira'atu 'ala ash-shaykh, kuba umunyeshuri ushaka gusanga ari usoma gusa, sheikh akakumviriza wakora ikosa akagukosora gusa. Ibi byitwa al-qira'atu 'ala ash-shaykh cyangwa se bikanitwa al-'ard. No muri Qur'an biremewe ko wabyita al-'ard igihe umunyeshuri ari uri gusoma sheikh yumviriza, babyita al-'ard. Naam. Iyi nzira rero ya kabiri suratuha, ishusho yayo an yaqra at-talibu, nuko umunyeshuri ari we usoma wa shaykh yasma'u, sheikh ari kumviriza, sawa'un qara'a at-talibu aw qara'a ghayruhu wa huwa yasma'. Haba uyu munyeshuri ari uri gusoma cyangwa se akagira undi mu banyeshuri usoma wa undi ari kumviriza. Wa sawa'un kanat al-qira'atu min hifdhin, yaba uyu nguyu uri gusoma ari gusoma ibyo yafashe mu mutwe, aw min kitabin, cyangwa ari gusoma ibyanditse mu gitabo. Wa sawa'un kana ash-shaykh yattabi'u lil-qari'i min hifdhihi aw amsaka kitabahu aw thiqatun ghayruhu, cyangwa se yewe sheikh yaba ari kumviriza, sheikh yaba ari kumviriza akumviriza ari kugira gute, akumviriza mu mutwe cyangwa se akumviriza haraho nawe ari kureba, cyangwa se yewe akanumviriza mu bicaye aho ngaho harimo umunyeshuri uri thiqa. Hari umunyeshuri uri thiqa, umunyeshuri uri thiqa bisobanuye iki? Urugero mu banyeshuri hari gihe barimo abahanga, akaba arimo umunyeshuri w'umuhanga ku rwego rw'uko aba ahari nawe ashobora kuba yakwibutsa igihe ugize gute, igihe sheikh wenda yazubaye. Iki gihe madama umunyeshuri ari usoma byitwa al-qira'atu 'ala ash-shaykh, byitwa al-qira'atu 'ala ash-shaykh. Igihe cyose umunyeshuri ari uri kugira gute, umunyeshuri ari we uri gusoma. Hukmu riwaya biha cyangwa se hukmu riwayati biha, ese iyo umuntu yakiraga hadithi muri iyi nzira yabaga ifite iyihe hukmu, yabaga ifite irihe tegeko mu mategeko y'idini y'Islam? Ar-riwayatu bi tariqi al-qira'ati 'ala ash-shaykh riwayatun sahiha. Abamenyi bati ubu buryo bwabaga ari uburyo bwizewe, bwiza budafite ikibazo, bila khilaf, nta gutandukana hagati y'abamenyi ko uwakiraga hadithi muri ubu buryo hadithi ye yaremerwaga cyane rwose nta kibazo. Fi jami'i as-suwar al-madhkura, muri ariya mashusho yose twavuze, illa ma hukiya an ba'd man la yu'taddu bihi min al-mutashaddidin, uretse wenda bamwe mu bamenyi bagira tashaddud cyane, bagakomeza cyane bikomeye, nabo kandi imvugo yabo ntabwo ihabwa umwanya cyane muri iyi mas'ala. Rutbatuha ikhtulifa fi rutbatiha ala 3 aqwal. Umwanya ubu buryo bwabaga bufite mu idini y'Islam abamenyi babutandukanyeho mu magambo agera kuri 3 tugiye kuvuga. Uburyo imvugo ya mbere bavuze ko musawiyatul lisama', bavuze ko kwakira hadithi muri iyi nzira wabaga umeze kimwe n'uwayakiriye muri ya nzira ya mbere twavuze. Ni ukuvuga ngo wajyaga kwa sheikh akaba ari umuha hadithi akayimusomera, cyangwa se umunyeshuri akajya kwa sheikh umunyeshuri akaba ari usoma, bavuga ko byose ari kimwe. Ruya dhalika an Malik, iyi ni nayo mvugo ya Imam Malik rahimahullah, wal Bukhari ni nayo mvugo ya Imam al-Bukhari wa mu'dhami ulama al-Hijazi wal Kufa, ni nayo mvugo ya benshi mu bamenyi ba Hijaz. Iyo bavuga Hijaz bavuga basobanuye Makka na Madina, wa kadhalika wal Kufa
n'abamenyi bari batuye Kufa bose babonaga ko as-sama'u min lafdhi sheikh ndetse na al-qira'atu ala sheikh byose ni kimwe naho bitandukaniye. Imvugo ya kabiri nabavuga ngo adna min as-sama', nabavuga ko umunyeshuri kuba ari usomera sheikh, ibi ngibi ni ikiciro kiri munsi yo kuba sheikh ari umunyeshuri kuba ari we usomera sheikh, iki ni ikiciro kiri hejuru, ni ikiciro kiri munsi nako kuruta kuba sheikh ari we wagira gute wagusomera ukumviriza. turi kumwe? iyi mvugo nayo ruya dhalika an jumhuri ahli al-mashriq, niyo mvugo ya benshi mu bamenyi bari batuye iburengerazuba. Ahangaha iyo tuvuze ngo abamenyi biburasirazuba mu mbabarire, ahangaha tuba turi kuvuga ko habaga harimo na al-Khatib Abu Bakr al-Baghdadi rahimahullah, wa huwa as-sahih, ni nayo mvugo ifite imbaraga ko iyi nzira ya kabiri yo kwakira hadithi iri munsi y'inzira ya mbere. Inzira ya mbere ni igihe sheikh ari wasomaga, inzira ya kabiri ni igihe umunyeshuri yasomeraga sheikh. Bimaana al-qira'atu ala sheikh adna martaba min sama'i lafdhi sheikh, nukuvuga ngo kuba wasomera sheikh ni martaba, n'urwego ruri munsi kuruta sheikh kuba ari we wagira gute wagusomera hadith. Kuko abamenyi bavuga ati birashoboka yuko mumkin hayna matalib, byashoboka ko umunyeshuri yabaga ari gusoma akagira wenda ibyo avuga ntibyumvikane neza kandi sheikh nawe yirangariye ukikomereza ntabyumve, ariko iyo sheikh ari uri gusoma wumviriza kuri buri kimwe cyose ukakimenya uburyo gisomwa. Niyo mpamvu babona ko inzira yo kuba sheikh ari we wagusomera ni iri hejuru kuruta kuba umunyeshuri ari wagira gute waba ari we usoma. Naho imvugo ya gatatu nabavuga ngo a'la min as-sama', nabavuga ko umunyeshuri kuza akaba ari usoma, ahubwo nibyo biruta kuruta sheikh kuba ari wasoma. ruya dhalika an Abi Hanifa, iyi ni mvugo ya Abi Hanifa wa ibn Abi Dhi'b ndetse na ibn Abi Dhi'b, wa riwayatun an Malik, ni nayo mvugo ya al-Imam Malik rahimahullah. Ariko wa hadha huwa al-qawl al-marjuh, iyi ni mvugo ifite imbaraga nkeya, kuko imvugo ifite imbaraga nyinshi ni imvugo ya ulama ahli al-mashriq, ababona ko as-sama'u min lafdhi ash-shaykh a'la min al-qira'ati ala ash-shaykh, nukuvuga ngo kumviriza sheikh asoma nibyo bifite imbaraga kuruta kuba umunyeshuri ari wagira gute wasomera sheikh. Alfadhu al-ada, ubu buryo bwabaga bufite uburyo wabaga ari gusoma, hari uburyo yagombaga kuvuga. Wakiriye hadithi muri inzira ni gute yavuga kugira ngo tumenye ko yayakiriye muri iyi nzira. Al-ahwat, abamenyi bavuga ko uburyo bwiza kurushaho an yaqula at-talib, nuko umunyeshuri wakiriye hadithi muri iyi nzira yavugaga ati qara'tu ala fulan, yaravugaga ati qara'tu ala fulan, nasomeye kanaka, cyangwa se akavuga quri'a alayhi wa ana asma' fa aqarra bihi, cyangwa akavuga ati sheikh hari kanaka wamusomeye nanjye nari mpari kandi yemeje ko ibyo yasomewe ntacyo bitwaye ari bizima. yashobora kuvuga qara'tu ala fulan cyangwa se quri'a alayhi wa ana asma' fa aqarra bihi. ويجوز بيبقى بينما يكون يافوغا بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة كحدثنا قراءة عليه. بيبقى بينما يكون نواتي حديث مريد ينزل ياكوريشا إمي منزل za ينزل ينبري أريو يتكو القراءة على الشيخ، أريو يتكو نكو سماع لفظ الشيخ كون في الشيخ أصمى. بيبقى بينما يكون أفوغتي حدثنا شيخ يا تبقيه وندي حدثنا بمن يباجي نيما بفزي كوارو برجوبغا bw'umuntu wagiye kwa sheikh yumva sheikh asoma ni uvuga hadathana. turi kumwe? yaba ari umwe yaba yamuganirije umwe akavuga hadathani, bakabona ko rero binemewe ko uwakiriye hadithi muri inzira ya kabiri yo kuba waruharu bari wowe usomera sheikh, nabwo biremeye ko avuga ngo hadathani qira'atan alayhi, sheikh yambwiye ambwira ruko namusomeye, ukarenza ijambo qira'atan alayhi. Bimaana iyo urengeje ijambo qira'atan alayhi bisobanuye ngo hano duhita tumenya ko wakiriye hadithi muri inzira ya kabiri yitwa al-qira'atu ala sheikh. Naho iyo umuntu avuze hadathani ari umwe cyangwa baba ari benshi bakavuga hadathana bakarekeraho, iki gihe bibari as-sama'u min lafdhi sheikh. Naho iyo urengeje qira'atan alayhi ukarenzaho rino jambo duhita tumenya ko ni wowe wasomeye nde, ni wowe wasomeye sheikh. Naam. الشائع baravuga bati الشائع الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيرها. ati imvugo izwi ko ari nayo benshi abamenyi ba hadithi babaga bariho nuko wakiraga hadithi muri inzira yo kuba ari basomeye sheikh yavugaga ijambo rihe, yaravugaga ngo akhbarani, yaba ari umwe cyangwa baba ari benshi bakavuga akhbarana, bakavuga bati ibu ni nabwo buryo buzwi cyane
kurusha ubundi buryo bwose. طيب iyo ni inzira kabiri bajyaga bifashisha mu kwakira hadithi ariyo yitwa al-qira'atu ala sheikh. Twabonye ko ni martaba ya kabiri ikurikiraho havuyeho ya indi ya mbere. Wabaga yakira hadithi muri inzira yakoreshaga ijambo haddathani qira'atan alayhi cyangwa se haddathana qira'atan alayhi cyangwa akavuga akhbarani cyangwa babari benshi bakavuga akhbarana. طيب inzira gatatu ni inzira yitwa al-ijaza. Al-ijaza niki ta'rifuha definition yayo al-idhnu bir-riwaya. Al-ijaza bisobanuye al-idhnu bir-riwaya nukuguha uruhushya rwo kutwara hadith. Sheikh akaguha uruhushya akakubwira ati ajaztu laka ngo hayiruhushya an tarwiya anni masmu'ati ngo hayiruhushya yuko hadithi zanjye wumvishe wazijyana ukazigeza ku bandi. Ibi byabaga byitwa al-ijaza, yani al-idhnu bir-riwayati lafdhan aw kitabatan. Nuko Sheikh yaguhaga uruhushya akakubwira ngo hadithi zanjye zijyane lafdhan, yabikubwira mu magambo au kitabatan cyangwa akakwandikira rwa ruhushya. Niyo mpamvu uzasanga hari ijaza umuntu akubwira ati ngiye mfite ijaza, uwo mubwira ati jibha yizane akayikwereka yanditse. Ubu ni uburyo bwa ijaza yitwa al-maktuba cyangwa se al-kitaba yanditswe. Hakazana al-ijazatu al-lafdhiyya, hari na ijaza yo mu magambo. Sheikh akakubwira uti ajaztu laka ngo hayiruhushya rwuko hadithi zanjye wumvishe wazijyana ukazigeza ku bandi. Ubwo se n'uburyo bwabaga buhari bwombi. Lidhalika rero iyo tuvuze al-ijaza bisobanuye al-idhnu bir-riwayati lafdhan aw kitabatan. Rwabaga ari uruhushya Sheikh aguhaye rwo gutwara hadithi ze ukazigeza ku bandi, yaba yaguhaye urwo ruhushya mu magambo cyangwa se yaguhaye urwo ruhushya mu ki cyangwa se yaguhaye urwo ruhushya yarwanditse. Suratuha, uburyo urwo ruhushya rwabaga ruteye, an yaqula ash-shaykh li ahadi tullabihi. Sheikh yabwiraga umwe mu banyeshuri be akababwira ati ajaztu laka an tarwiya anni sahih al-Bukhari. Urugero yabwiraga umunyeshuri ati ngo haye uruhushya rwo gutwara hadithi unkuyeho ziri muri sahih al-Bukhari. Hadithi ziri muri sahih al-Bukhari zijyane izo wanyumvisheho uzigeze ku bandi. Anwa'uha, ijaza ifite ibice bigiye bitandukanye. Baravuga bati lil ijazati anwa'un kathira. Ijaza baga ifite amoko atandukanye. Sheikh aragira ati sa'adhkuru minha 5 anwa'in. Ndaza kuvugamo ibice bigera kuri bitanu. Wahiya, igice cya mbere an yujiza ash-shaykh muayyanan li muayyanin. Kini igice cya mbere cya ijaza kitwa gute? An yujiza ash-shaykh muayyanan li muayyanin. Reka tubisobanure. Urugero ni nkuko Sheikh yavuga ati ka ajaztuka sahih al-Bukhari. Iki gihe no kuvuga ngo Sheikh yaherezaga ijaza umunyeshuri, kandi Sheikh uyitanza kabazwi ndetse nicyo amuhayemo ijaza kikaba kizwi. Icyo gitabo amuhayemo uruhushya kikaba nacyo kizwi. An yujiza ash-shaykh muayyanan, nuvuga ngo muayyanan gitabo runaka kirazwi, li muayyanin nuwo ahaye ijaza nawe arazwi. Ni ibintu bigera kuri bibiri. Uwo ahaye ijaza arazwi n'igitabo amuhayemo ijaza kirazwi. Ubu nibwo buryo bwa mbere bwa ijaza bwitwa ngo an yujiza ash-shaykh muayyanan li muayyanin. Igitabo aguhayemo ijaza hano cyaravugwaga izina, nawe uhawe ijaza tukaba tukuzi. Nawe uhawe ijaza tukaba tukuzi. Baravuga bati wa hadha an-naw'u a'la anwa'i al-ijazati al-mujarrada 'an al-munawala. Ati ubu buryo bwa ijaza bwabaga buteye gutya ni nabwo buryo bwabaga ari bwiza cyane kurusha ubundi kuruta munawala. Munawala turazana yo kwisobanura icyari cyo insha Allah. Naho uburyo bwa kabiri bwa ijaza abamenyi batubwira an yujiza muayyanan bighayri muayyanin. An yujiza muayyanan bighayri muayyanin. Noneho bwabaga ari uburyo bwo kuba Sheikh yaguha ijaza ariko akayiguhereza mu bintu bitavuzwe izina. Urugero akavuga ati ka ajaztuka riwayata masmu'ati, ngo haye uruhushya rwo gutwara riwaya, rwo gutwara urugero hadithi zanjye zose. Hadithi zose wanyumvisheho zitware, ariko izo hadithi ntabwo tuzi igitabo zirimo, kandi Sheikh afite wenda urugero ibitabo byinshi. Sheikh urugero yasomye igitabo cya Sahih al-Bukhari imbere y'abanyeshuri bose, asoma Sahih Muslim, asoma Muwatta Imam Malik, asoma Sunan al-Arba'a zose. Sheikh zose azifiteho riwaya yarazisomye. Iyo rero abwiye umunyeshuri ngo ajaztuka riwayata masmu'ati, mwemere ko hadithi zose wanyumvisheho ngo hayemo ijaza, iki gihe ntabwo tuba tuzi
izo masmuati ziri mu gitabo. Wadhalika min shuruti al-ijaza, muri conditions za ijaza nuko tugomba no kumenya icyo sheikh atanzemo ijaza icyo aricyo, kuko abashekhe batangaga ijaza babaga bafite ibitabo byinshi bigiye bitandukanye. Ni ngombwa yuko agomba kuvuga rero igitabo atanzemo ijaza. Uburyo bwa kabiri bwa ijaza bwitwa, cyangwa se ubwoko bwa kabiri bwa ijaza bwitwa an yujiza muayyanan bighayri muayyan. An yujiza muayyanan bighayri muayyanin. Kwa busobanuye ko sheikh icyo gihe aravugaga ngo ajaztu ka riwayat masmuati, ariko ntitumenye ngo se ni muyihe riwaya mu cye gitabo. Afite ibitabo byinshi kandi abwiye umunyeshuri ati ngo haye riwaya, ngo haye ijaza muri mu byo wanyumvi, mu byo navuzeho byose, muri hadithi zanjye zose, ariko ntumenye ni zi hadithi. Ni ngombwa yuko azigaragaza, kuko ntabwo rimwe na rimwe umunyeshuri yabaga yarazumvishe zose. Naam. Icya gatatu an yujiza ghayra muayyanin bighayri muayyanin, ka ajaztu ahla zamani riwayata masmuati. Aha noneho icyo shekhe yabaga atanzemo ijaza ntago cyabaga kizwi, ndetse nabo yabaga haye ijaza ntibabaga bazwi. Urugero akavuga ati ajaztu ahla zamani, mpaye uruhushya abantu bose bari muri iki gihe cyanjye, muri iyi generation yanjye, muri iyi myaka nanjye ndiho, abantu bose bariho mbahaye ijaza, turi kumwe, riwayat masmuati, ko batwara hadithi zanjye zose. Ariko abo bantu ntitubazi yahaye ijaza bari muri icyo gihe. Ashaka barimo abasazi, ashaka barimo abantu batemerana hadithi, abo bose barahari, ndetse nizo masmuati ze ntago tuzizi. Agomba gukora taqyid akazigaragaza. Ubwoko bwa kane bwa ijaza an yujiza bimajhulin au limajhulin. Ubu buryo nubuhe? Ka ajaztu ka kitab as-sunan. Iki gihe no shekhe yahaga ijaza umuntu tumuzi, ariko akamuha igitabo tutazi. Urugero shekhe afite uburenganzira bwo gutanga ijaza muri sunan zose za hadith, sunan Abi Daud, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i, sunan Ibn Majah, sunan Darimi. Yarangiza akabwira umunyeshuri ngo ajaztu ka riwayat as-sunan, ngo haye uruhushya rwo gutwara hadithi ziri muri sunan, ariko ntayivuge sunan iyo ariyo. Kandi sunan ibitabo byitwa gutyo ni byinshi. Cyangwa se urugero ajaztu ka riwayata al-musnad, kandi musnad ibitabo bya masanidi ni byinshi. Hari musnad ya Imam Ahmad, hari musnad ya Bazzar, izoza hari musnad ya Shafi'i, hari musnad ya Sa'id ibn al-Musayyab. Ariko ugasanga ntabwo atubwiye iyo sunani yariyo, ntabwo atubwiye iyo musnad yariyo. Ibiro byitwa an yujiza bimajhul, kuba atanze ijaza ariko ntavuga igitabo nyirizina, akavuga ijambo sunan byonyine. Au limajhulin, au ajaztu li Muhammad ibn Khalid ad-Dimashqi, cyangwa surgira akavuga ati mpaye ijaza umuntu witwa Muhammad mwene Khalid ad-Dimashqi, uva muri Dimashq muri Syria. Ariko twajya kureba abantu bitwa iryo zina, bakaba ari abantu barenze umwe bose bitwa Muhammad ibn Khalid, kandi bose bava Dimashq. Ntitumenye ngo uyu Muhammad ibn Khalid uva Dimashq ni uwuhe. Iki gihe rero ngibi byitwa an yujiza shaykh limajhulin, cyangwa se au bimajhulin, igihe atanze ijaza mu gitabo tutamenye neza icyo ari cyo. Wahunaka jama'atun mushtarikuna fi hadha al-ism, nibyo tumaze gusobanura. Urugero akavuga ati mpaye ijaza umuntu witwa Muhammad mwene Khalid uva Dimashq, kandi wenda hari abantu barenze umwe bafite ayo mazina kandi bose bava Dimashq. Inzira ya gatanu ya ijaza, uburyo bwa gatanu bwa ijaza ni icyo bita al-ijazatu lil ma'dum. Al-ijazatu lil ma'dum byabaga bisobanuye iki? Fa imma an takuna tab'an li mawjudin ka ajaztu li fulanin wa liman yuladu lahu. Al-ijazatu lil ma'dum bwabaga ari uburyo umuntu yatangaga ijaza akayiha umuntu, urugero akanayiha n'abana azabyara, akavuga ati ajaztu li fulan wa liman yuladu lahu, mpaye ijaza kanaka n'abana bose azabyara, mpaye ijaza kanaka n'abana bose bazamukomokaho. Iyi bayitaga ngo an yujiza li ma'dumin, an yujiza li ma'dumin. Wa imma an takuna li ma'dumin istiqlalan ka ajaztu liman yuladu li fulan. Cyangwa noneho hari n'uburyo bwakoreshwaga akaba yahereza ijaza umwana uzavuka wa kanaka. Mpaye ijaza umwana wawe ariko we sinyiguhaye, umwana uzabyara ndayimuhaye ariko we ntayo nguhaye. Ubu ni uburyo bwitwa istiqlalan, bimaana ayiheresha umwana uzabyara ariko we ntayo guhaye. Ubu buryo bwombi mvuze bwitwa an yujiza li ma'dum, no guhereza ijaza umuntu udahari. Izi ijaza rero zose zigera kuri 5, abamenyi ziriya ebyiri za mbere zibanza bagaragaje ko zifite imbaraga,
ama izindi eshatu zikurikiraho muri uburyo bwa ijaza bagaragaje ko zifite imbaraga nkeya. iya mbere an yujiza muayyanan iya mbere ni an yujiza muayyanan bi muayyanin, an yujiza muayyanan li muayyanin. inzira kabiri an yujiza muayyanan bi ghayri muayyanin. inzira gatatu an yujiza ghayra muayyanin bi ghayri muayyanin. inzira kane an yujiza bi majhulin aw li majhulin. inzira gatanu al ijazatu lil ma'dum. ibi nibyo bice bitanu bya ijaza. hukmu ya ijaza y'umuntu wakiriye hadithi muri ubu buryo. amma an-naw'u al-awwal minha fa-as-sahih alladhi alayhi al-jumhur wastaqarra alayhi al-amal jawazu ar-riwayati wal-amal biha. abamenyi bagaragaza ko buriya buryo bwa mbere bwa ijaza nuko icyukuri nuko biremeye ko umuntu wakiriye hadithi muri iriya nzira ashobora kuba yagira riwaya. وابطلها جماعات من العلماء وهو إحدى الروايتان عن الشافعي. ariko abandi mu bamenyi harimo na riwaya iva kuri al-Imam Shafi'i nuko bavuga ko bitemewe kwa gutanga hadithi wakuye mu nzira ya ijaza. wa amma baqiyatu al-anwa'i fal-khilaf fi jawaziha ashadd wa akthar wa ala kulli hal fat-tahammul wal-riwayatu bihadha at-tariq ay al-ijaza tahammul hazil ma yanbaghi at-tasahul fihi. naho izindi nzira enye za ijaza zisigaye zose abamenyi bagaragaza ko abamenyi bagiye bazitandukanaho, bamwe bakemera abandi bakanga. ala kullin byose muri rusange cyo twavuga nuko kwakira hadithi mu nzira ijaza ni inzira ibifite imbaraga nkeya. hazilun dhaifun ni inzira ibifite imbaraga nkeya isaba kwitondera cyane. nuvuga ngo umuntu wabaga yarakiriye hadithi mu buryo bwa ijaza, mu buryo shekha gusa yamubwiraga ati ajaztuka, ngo haye uruhushya kwakira hadithi zanjye nigishiye muri Sahih Bukhari, iyabaga ari inzira ifite imbaraga nke cyane ko ijaza ni mu nzira nubaka kanya zishoboka. bimaana shekha ashobora kuba yaza akanya akabwira abanyeshuri agasoma Sahih Bukhari yayirangiza akabwira abantu bose bayumvirije ngo ajastukum, mbahaye ijaza muri iki gitabo cya Sahih Bukhari. umuntu yarangiza akagenda urugero akavuga uti ngewe nakiriye hadithi kwa shekhe za Sahih Bukhari, twamubaza akatubwira ati ni inzira ijaza, ariko wajya kureba izindi kondisiyo ze z'uyu muntu cyangwa se indi hali ugasanga hari izindi mawani afite zimukumira mu kuba yagira gute yakwakira hadith. walidhalika الرواية بطريق الإجازة رواية هزيلة. inzira zabaga ari inzira zifite imbaraga nkeya nkuko abamenyi b'idini w'Islam bagira gute bigaragaza. Naam, turakomeza isomo ryacu twari turi gusobanura insha Allah, tugenda dusobanura kuri ubu bumenyi twari turi kuvugaho bijyanye na turuq at-tahammul, inzira zifashishwaga mu kwakira hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. hukmuha, twamaze kuvuga hukmu yo kwakira hadithi mu buryo bwa ijaza. twavuze ko abamenyi bagaragaza ko ubu buryo ni uburyo buri hazil, uburyo buri dhaif, bwabaga bufite imbaraga nkeya. ma yanbaghi at-tasahul fihi, ntabwo ari byiza kubugendamo biguru ntege. alfadhul ada, wakiraga hadithi mu buryo bwa ijaza iyo yajyaga kuyivuga yaravugaga ngo ajaza li fulanun, ajaza li fulanun, kana kama rushya muri riwaya. wayajuzu bi'ibarati as-sama'i wal qira'a muqayyada, byabaga binemeye ko umuntu kujya gutangaza hadithi yakiriye mu nzira za ijaza yazitangaza akoresheje sigha ya sama' cyangwa se ya qira'a ala sheikh, ariko agashyiraho taqyid, urugero akavuga ngo haddathana ijazatan cyangwa akhbarana ijazatan. ugomba kurenza ijambo ijazatan kugira ngo tumenye ko ari ijaza. istilahu almutaakhirin, abamenyi baje nyuma nkaba Ibn Salah na Ibn Hajar, bo bavuga yuko wakire hadithi mu nzira za ijaza yaravugaga anba'ana, wakhtarahu sahibu kitab alwijaza. iyi ni nzira sahibu nyiri gitabo cya alwijaza ariwe Abu al-Abbas al-Walid ibn Bakr al-Ma'mari, ni nayo bwo buryo yashyize mu gitabo cye cyitwa alwijazatu fi tajwizi al-ijaza. yavuze ko umuntu wakiraga hadithi mu buryo bwa ijaza iyo yajyaga kuyitangaza yaravugaga ngo anba'ani cyangwa anba'ana, baba bari benshi. iyo rero niyo nzira ya kangahe ya gatatu mu nzira hadithi zakirwamo, ariyo yibaga yitwa al-ijaza. turaza gukomereza ku nzira ya kane ariyo yitwa al-munawala. al-munawala ni uburyo nabwo bwa kane mu buryo bwakirwaga mu hadith, ari nabwo buryo tugiye kuza gukomerezamo insha Allah muri audio iri buze gukurikira iyi ngiyi.
turi kugenda dukora reviziyo ku masomo yagiye atambuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuba mu bantu ba hadithi no kuzapfa turi mu bantu ba hadithi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.